Ndabasuje kandi bahe ikaze kuri Rwanda Update Info. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi byose muba mugiye muherereyemo. Nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru abagiye avugwa mu bitangazamakuru, by'umwihariko turibanda hano mu Rwanda iwacu, aho hari inama yari yabaye iteranyije abaminisitiri cyangwa yari yahuje abaminisitiri ndetse ikanahuza n'abayobozi bashinzwe amasomo hano mu Rwanda muri NESA. Ni inama rero yigaga ku bijyanye na minerivare, uko abanyeshuri bajya bishyura minerivare bitabagoye ugereranyije n'ukuntu mbere bajyaga bishyura minerivare, ariko ubu ngubu ni uburyo bwaje buje gushimangira uburyo abanyeshuri bajya bishyura minerivare bitabagoye ndetse batanagiye kure kujya gutonda imirongo kuri banki. Ni uburyo bwiza buzafasha ndetse n'ababyeyi kujya babasha kumenya neza ko amafaranga abashije kuba yakishyurwa, by'umwihariko kuko muzi ko hari igihe abanyeshuri babasha kuba barya amafaranga. Mu ngingo yacu ya kabiri turaza kuganira kuri gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri. Iyi ni gahunda yashyizweho na NESA mu by'ukuri igamije gufasha abanyeshuri bose by'umwihariko bo mu Rwanda kuzamura ubumenyi bwabo ndetse n'ubushobozi bujyanye n'imyigire. Iyi ni gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri izafasha nyine aba banyeshuri baba bagiye babona amanota make by'umwihariko kugira ngo babashe kuba bava ku cyiciro cyo hasi babashe kuba bagenda ku cyiciro cyo hejuru gishimishije, aho azajya ari wa munyeshuri uzajya urangiza mu by'ukuri afite ubwenge buri hejuru cyane ku buryo ashobora kuba yanagena no guhatana ku isoko ry'umurimo, ari umunyeshuri uzi icyo gukora. Iyi ni gahunda nzamura bushobozi ndetse yabashije kuba yiga kuri iyi nama kugira ngo babashe kuba bayishyiraho umukono neza cyane. Ndetse muri iyi gahunda nzamura bushobozi turaza kubaganiraho byinshi cyane, maza gusobanukirwa mu byinshi n'uburyo iyi gahunda izajya igenda ikorwamo cyangwa se uburyo izajya igenda yitabirwamo n'abanyeshuri kugira ngo bibashe kuba byabasha kugenda neza. Twihuse reka tugende kuri gahunda ya gatatu turibuze kuganiraho. Ni gahunda irebana n'uko NESA yabashije kuba yashimira abafatanyabikorwa bayo muri gahunda basanzwe bakorana ya Kamisi. Iyi ni Kamisi, ni gahunda yaje gufasha NESA kuba yajya ikosora amanota y'abanyeshuri kugira ngo bijye bibasha kuba byagenda neza. NESA ikaba yabashije kuba yashimira abafatanyabikorwa bayo. Ndetse mbere yuko tugenda kurambura aya makuru ndetse n'izindi nsanganyamatsiko zose, nimba ugeze ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, ndetse video zigiye zigenda zikugereraho kujya mbere yuko tugenda kurambura aya makuru abagiye avugwa, by'umwihariko muri iyi nama yari yahuje abaminisitiri ikahuza ndetse n'abayobozi ba NESA bashinzwe amasomo hano mu gihugu. Reka turambure aya makuru tubabwire byinshi cyane mu byagiye bivugwa muri iyi nama. Kwihuse reka tugende ku nsanganyamatsiko yacu ya mbere twari twavuze turibuze kuganiraho. Ni insanganyamatsiko ivuga kuri gahunda y'ukuntu abanyeshuri bazajya bagenda bishyura amafaranga cyangwa se school fees mu rurimi rw'icyongereza, amafaranga y'ishuri bakoresheje uburyo bwa code. Ubu ni uburyo rero bwiza cyane buje gushimangira gahunda nziza cyane yo kwishyura amafaranga bitabashije kuba byagora ababyeyi ndetse binagore n'abanyeshuri by'umwihariko muri rusange, kuko byagiye bigaragara ko hari igihe byagiye bigorana rimwe na rimwe ugasanga nk'umubyeyi atuye kure cyane ahantu hategereye banki, ariko akabura ukuntu yabasha kuba yakishyura amafaranga y'ishuri. Mu by'ukuri ugasanga ahaye umwana amafaranga y'ishuri akayamuha mu ntoki, noneho ngo agende ngo kuba yakishyura amafaranga ku ishuri. Ibi rero nibyo byagiye bituma hari abanyeshuri bamwe na bamwe bagendaga bahabwa amafaranga mu ntoki ngo bagende ngo kwishyura, bakaba bafata amafaranga bakaba bayajyana mu bikorwa byabo biba bigiye bitandukanye, bigatuma batishyura amafaranga y'ishuri yose nk'uko ababyeyi baba bagiye bayabahereza, bitewe n'uko hari umubyeyi wamuhaye amafaranga mu ntoki yabuze ahantu yishyura amafaranga y'ishuri, bitewe n'uko banki iri ahantu kure we akaba atabona ubushobozi bwo kuba yavayo agenda ngo kwishyura amafaranga kuri banki akayahereza umwana agiye kwishyura. Umwana nawe aho kugenda ngo yishyure akagenda akayakoresha mu bikorwa bye bya buri munsi. Ibi rero ni nabyo rero NESA yarebye ibona ko buno buryo buramutse buje bwaza bugufasha ababyeyi, kuko ubu buryo bwa code aho umwana azajya agenda afata code ye ku giti cye itandukanye n'iy'umunyeshuri, ugasanga ibi ni uburyo bwiza cyane uzajya wishyura amafaranga wibereye mu rugo ukoresheje telefone, ugakanda kuri code gusa y'umwana w'umunyeshuri ugashyiramo konti y'ikigo kugira ngo ibintu bigende neza. Noneho iyo umaze gukanda iyo code cyangwa umaze kwishyura amafaranga, uhita ubona SMS ikwereka ko wishyuye amafaranga y'ishuri muri telefoni yawe, amafaranga n'amazina y'umwana wishyuriye ndetse n'ikigo ubashije kuba bamwishyuriraho. Uhita ubona SMS muri telefoni yawe ibishimangira igaragaza ko wishyuye amafaranga runaka. Nimba wishyuye nk'ibihumbi nka 70, bahita bakoresha SMS igaragaza ko wishyuye ibihumbi 70 wenda nko ku kigo runaka, amazina y'umwana wawe ugahita ko nayo uyabona. Murumva ko ubu ni uburyo bwiza cyane buje gufasha ababyeyi ndetse bukanafasha n'abanyeshuri, aho byagiye bigaragara ko nyine hari abanyeshuri bagenda barya amafaranga y'ishuri ntibabashe kuba bakishyura amafaranga y'ishuri kandi ababyeyi baba bagiye bayabahereza. Ukajya wabona umubyeyi agatungurwa abonye birukanye umwana we cyangwa se ku kigo bamuhamagaye bamubwira ati ngo ese kutishyura amafaranga y'ishuri byagenze bite kandi wari usanzwe wishyura. Mu by'ukuri kandi yarafashe amafaranga akaba yayahereza umwana nawe akagenda akayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ari impamvu rero leta yashizeho iyi gahunda yo kuba bakishyura amafaranga bakoresheje code. Buri mwana hazajya ahabwa code ye imuranga itandukanye n'indi code y'undi munyeshuri, akabasha
kuba yakishyura amafaranga bitamugoye akoresheje telefone ye, akabasha kuba yakishyura amafaranga ku kigo, bakaba banayabona nabo ku gihe bitanabagoye, bitabaye ngombwa ko umwana azajya afata amafaranga akayarya akajyana mu bikorwa bye, umubyeyi bakaba ngombwa ko atanamenya ko umwana yishyuye ya mafaranga, bitewe n'uko uburyo nyine bwaje buje gushimangira uburyo bwiza cyane bwari busanzwe buriho bwo kugenda kuri banki, nubwo utajya kuri banki ariko ukaba wabasha kuba wakishyura amafaranga ukoresheje telefone yawe, kuko ushyiramo kode na nimero na konti y'ikigo, ibintu bigahita bigenda neza ugakurikira amabwiriza gusa. Byose reka tugere ku nsanganyamatsiko yacu ya kabiri twari twavuze turize kuganiraho, ni gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri. Mu by'ukuri iyi ni gahunda yashyizweho na NESA igamije gufasha abanyeshuri bose by'umwihariko bagenda babona amanota make cyane, ndetse bakaba babasha kuba batsinda mu by'ukuri mu myigire yabo, bakabasha kuba yazamuka, kuko byagiye bigaragara ko hari abanyeshuri bamwe na bamwe batagenda babona amanota ashimishije ku buryo bishobora kuba byanatuma basibira. Ariko iyi gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri NESA ikaba yarayishyizeho igamije kuba yafasha aba banyeshuri bagenda babona amanota make cyane, kuko bibafasha mu kuba byatuma batanasibira, kuko byagiye bigaragara ko abanyeshuri batabona amanota bamwe baba bagiye banegirije muri klasi, ugasanga ntibiga ntibakora etide, ariko ugasanga ko iyi gahunda y'inzamura bushobozi izajya ibafasha cyane cyane, kuko umunyeshuri azajya ava kuwa mbere mu by'ukuri akiga kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu, akaba yabasha kuba yakiga amasaha yo kuva mu gatondo kugera saa 8 akiri kwiga. Iyi gahunda rero ni gahunda nziza cyane izafasha abo banyeshuri batagenda babona amanota cyane. Navuga ko iyi gahunda izajya inafasha nabo banyeshuri, kuko iyi gahunda izajya iba no muri grande vacances, igihe abanyeshuri baba baragiye bafunga, iyi gahunda izajya inakorwa cyane cyane ku banyeshuri baba bagiye babona amanota makenya. Ariko tutibagiwe n'abanyeshuri baba bari mu wa gatatu no mu wa gatandatu bitegura gukora ibizamini bya leta, iyi gahunda izajya ibabaho cyane cyane, kuko kwa gatandatu bazajya bagenda kwiga, ndetse no mu gifungo bazajya bagenda kwiga, kuko bo nta gihe baba bafite cyo gutakaza, kuko bagomba kwiga cyane cyane bakazatsinda by'umwihariko. Iyi gahunda y'inzamura bushobozi rero ni gahunda izaba ikomeje kugenda ifasha abanyeshuri cyane cyane mu kwiga, aho umunyeshuri, kuko murabizi imbere hoho abanyeshuri iyo watsindwaga warasibiraga, ariko ubu ngubu usigaye utsindwa wabona amanota atari ayo gusiba, nyine ukabona amanota atari ayo kwimuka. Ariko ubu ngubu iyi gahunda iyo wabonye amanota make utakimuka, uragenda kwiga kuri iyi gahunda nzamura bushobozi, ukongera ukabona amanota cyane cyane, nawe ukabasha kuba wakimuka. Iyo gahunda yongeye kugutsinda nibwo ushobora kuba wasibira, kuko ubu ngubu navuga ko ari nka second chance nyine baba baguhaye yo kuba wareba ko ushobora kuba wakimprovinga, kuko hari igihe umunyeshuri asibira mu by'ukuri yabuze amanota yo kwimuka, ariko atari uko umunyeshuri ari umuswa, ahubwo ariko akunda aba yarangayeho gatonya, ariko bamandi mahirwe ya kabiri akaba yabasha kuba yababyaza umusaruro akayimuka akajya mu wundi mwaka. Ndetse ibi bizajya bigenda bigabanya isibira ry'abanyeshuri rya hato na hato rigenda rigaragara mu bigo bimwe na bimwe biba bigiye bitandukanye, aho abanyeshuri bagenda basibira cyane cyane, ariko ukabona ko atari ibintu byiza cyane mu by'ukuri. Rero iyi gahunda nzamura bushobozi rero yaje gufasha aba banyeshuri bagenda basibira, aho byagiye binagaragara ko n'umubare w'abasibira cyane cyane wagiye ugabanuka, ukava ku kigero nyine cyo hasi cyane, ukaba wagenda ugatumbagira. Abanyeshuri ntabwo bagisibira cyane ugereranyije no mu myaka yashize cyane. Ubu ngubu abanyeshuri ntabwo bagisibira. Urumva rero ni gahunda nziza cyane izajya ifasha abanyeshuri kuba bakimuka bitabagoye cyane, aho uzajya usibira ariko nanone ukajya gukora iyi gahunda nzamura ubushobozi kwiga mu gifungo, noneho amanota wabonye no ukaba wakimuka, wakongera agiye kubura amanota babashizeho ukaba wanasibira by'umwihariko. Iyi ni gahunda rero nziza cyane ije gufasha abanyeshuri, igafasha abanyarwanda, abana b'abanyarwanda bakazakura bafite ubwenge ndetse bafite imvamutima mu by'ukuri yo kuba bakunda umurimo by'umwihariko. Nyine iyi ni gahunda NESA leta iba yicaye igatekereza, ikavuga ku banyeshuri ukuntu bajya babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuko byagiye bigaragara ko mu gifungo hari igihe abana batajyaga kwiga, ugasanga ababyeyi babajyana mu gukoresha imirimo, umwana yiga nko mu wa gatatu cyangwa se muri P6 ndetse na senior 6, umwana yitegura nko gukora ikizamini cya leta, ariko ugasanga nta mwanya abona wo kuba yakiga neza ari iwabo. Ugasanga ni handi umwana niba avuye ku ishuri nimugoroba, nibyo deni abagomba kuba yabasha agafasha imirimo ababyeyi mikenya, ndetse akabasha no kuba yanasubira mu masomo. Ariko kuri ubu ngubu no kubyagiye bigaragara ko hari umwana uva ku ishuri agahita ahera ubwo ngubwo atangira gukora imirimo y'ababyeyi kugeza ubwo saa 3 zishobora kumugiraho z'ijoro akiri gukora imirimo y'ababyeyi, akaba yabura n'uwo mwanya wo kuba yasubira mu masomo, bikaba byanamubangamira cyane bikaba byamuviramo no kuba yanatsindwa. Rero iyi gahunda ikaba yaraje kubafasha, kuko mu gifungo nta mwana uzajya ugenda avuga ati ngo agiye kwirirwa yicaye iwabo cyangwa se ngo yigire iwabo, ahubwo bazajya bagenda kwigira ku ishuri kugira ngo babashe kuba bakitegura amasomo yabo neza, ndetse n'ibizamini byabo bibiri imbere kugira ngo babashe kuba babitsinda. Nta mwana uzajya ugenda mu murima ngo kugira ngo ajye gufasha umubyeyi wabo, ahubwo umwana azajya kuba yagiye ku ishuri. Niyo gahunda iyi nzamura bushobozi izajya bafashirizamo cyane cyane kubinyamiramo ibintu byinshi cyane, kuko hari igihe n'umwarimu ashobora kuba atararangije unity, ariko mu by'ukuri akaba yabwira abanyeshuri bakaza kwiga ku wa gatandatu ndetse
no muri grande vacances bakaba babasha kuba barangiza muri zino unity. Ni gahunda rero izafasha abanyeshuri ikanafasha abarezi kuko bizajya bagenda nyine amasomo haraba byagiye bigaragara cyane cyane nabivuga ko byagiye bigaragara ko hari abanyeshuri bagenda gukora ibizamini bya leta ariko mu by'ukuri abarimu bamwe na bamwe batararangije unity, ugasanga abanyeshuri bari kugenda mu kizamini batararangije kwiga amasomo yose uko yaragenewe. Nyine umwana wese ugomba kugenda mu kizamini amasomo yose yararangije, bitewe n'uko ngo hari igihe abarimu babaga bafite igihe gito cyo kuba bakigisha ugasanga ntabwo barangije unity. Ariko navuga ko kino gihe ibyo bintu byamaje kuba byahagarara cyangwa se byaranarangiye kuko abana bose basiga bagenda mu bizamini bya leta. Mu by'ukuri ubona ko unity zose bazize ndetse banazizi banafiteho notion n'ubushobozi bwo kuba banasubizamo ibibazo. Ni ibintu byiza cyane byagiye bigaragara ko biri gutuma n'abanyeshuri bagenda batsinda cyane cyane gukora iyi gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri yaje ije gufasha umunyeshuri. Mwumva ko iyi ni gahunda nziza cyane rero izafasha abanyeshuri igafasha ndetse n'abarezi by'umwihariko. Ariko mbere ko dukomeza ku ngingo ya gatatu yacu, reka mubanze gusabe nimba uri kubona ubwambere gese kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, kandi zino video zigiye kugeraho ku gihe. Tugende ku ngingo yacu ya gatatu, twari twavuze kuganira n'ingingo y'ukuntu Nesa abashe kuba yashimira abafatanyabikorwa bayo bayifasha muri gahunda ya Kamisi. Muri ingingo yacu ya gatatu nta kintu kinini cyane turuze kubiganiraho cyangwa se turuze kuyivugaho, ni bijyanye no gushimira ndetse abashije kuba yashimira abafatanyabikorwa bayo bayifasha muri gahunda ya Kamisi. Iyi ni Kamisi rero ni gahunda yaje ishirwaho n'abarimu, ishirwaho na leta igamije gufasha abanyeshuri ndetse ikanafasha n'abarimu kubona amanota yabo, aho byagiye bigaragara ko mbere mu myaka yashize abarimu nibo bakosoraga izino examine barangiza bakanabara n'amanota bakaba bazanisha bagakora nyine inzira nyinshi cyane. Ariko ubu ngubu rero nuko Kamisi yaje ije kubafasha, ije no kubasubiriza kugiye aho umwarimu amara gukosora amanota bagahita bashyira muri systeme ya Kamisi. Kamisi igahita ibakorera kwizanisha, ikahita yerekana amanota buri mwana yagiye agira ku ijana. Ni gahunda nziza cyane rero mu by'ukuri rero ari naho Nesa rero yabashije kuba yabashimira, ibashimira ku bikorwa bari kugenda bagaragaza banayifasha, bigamije nyine kuba byafasha abanyeshuri no kuba bazamura ubumenyi bw'abanyeshuri n'imitsindishire y'abanyeshuri. Ni gahunda nziza cyane rero Nesa ari mpamvu yanabashimiye. Nanjye rero ndaka mbashimire mwe twabanye kuva video itangiye kugera irangiye, ndabashimiye cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment nawe uko ubyumva ndetse unasharing iyi video ku nshuti yawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru meza cyane leta ibagiye ibagerezaho. By'umwihariko nimba uri kubona rubwo mugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zigiye kugereraho kugiye uba wibereye hose amakuru nkanga amashyashya bagiye agaragara. Iyi yari inama y'abaminisitiri yari yateranye yiga ku bibazo by'abanyeshuri bimwe bigiye bitandukanye, imyigire, imizamuke cyangwa se n'imitsinde y'abanyeshuri, inamenyesha ndetse inashishikariza abanyeshuri bari mu mwaka wa gatatu P6 ndetse na Senior 6 kwitegura neza amanota kuko ibizamini bigiye kuba byajya hanze.